Twongeye kubaha ikaze ku muyoboro mugari w'Umutuzo Voice Record. Nk'uko byagaragaye, nk'uko twabimenyesheje mu kiganiro cyatambutse tuvuga ku kwirukanwa kw'ababikira bo muri diyoseze ya Ruhengeri muri paruwasi ya Gahunga. Abantu benshi baduteye amabuye, abantu bandika komantere zitari nziza. Nyine ibigaragara byo ntago abantu nyine sinzi ukuntu babyakiriye, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ari ibintu byabaye, ariko kandi nanone tugiye kongera tubigarukeho, turebe bimwe byagiye bivugwa n'abapadiri ndetse nuko diyoseze ya Ruhengeri yabitangaje, ndetse tugiye kurebera hamwe impamvu zigera muri enye zatumye habaho kwirukanwa kw'aba babikira bo muri paruwasi ya Gahunga muri diyoseze ya Ruhengeri. Ntujye kure y'Umutuzo Voice Record, uze kubana natwe kugira ngo tuze kurebera hamwe ibintu bine byatumye aba babikira birukanwa koko, kandi koko nk'uko byabaye bakirukanwa. Bamwe bari kubihuza n'amabonekerwa yabaye muri paruwasi ya Busogo, bakavuga bati se kwirukanwa kwabo nari amabonekerwa, ese hari ahantu byaba bihuriye? Ibyo byose turaza kubivuga muri kino kiganiro, turi buze kubivuga byose kugira ngo tuze gusobanukirwa imva n'imvano yo kwirukanwa kwa bariya babikira. Tuza kureba niba koko hari ahantu bihuriye. Ndakwibutsa gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe, kandi nawe wamaze gukanda subscribe ndagushimira cyane, Imana iguha umugisha, ariko kandi nkubwira ngo ukomeze kubana natwe kugira ngo ibintu byose byateguwe uze kubyumva gatanu kuri gatanu. Nk'uko Padiri Ntamabyariro Apolineri yatangiye abivuga kuri cano yabicishijeho, ubundi we yatangiye abihuza n'inkuru yo muri Bibiliya. Yatangiye abihuza n'inkuru yo muri Bibiliya kugira ngo tuze kugaruka kuri za mpamvu enye. Reka tubanze natwe tubuze n'iyo nkuru Padiri Apolineri Ntamabyariro yaje kugarukaho. Yaje kugaruka ku nkuru ya Dawidi uvugwa muri Bibiliya. Dawidi uvugwa ko yagize gutunga abagore barenze umwe benshi. Mbega Padiri ukuntu yabivuze, yavuze ko nyine yagize ikibazo cy'amarari. Reka mbifatire muri iyo context yo kuba yaragize ikibazo cy'amarari, akagera ku rwego rwo kugira ikibazo cyo kurarikira umugore wa Uriya, hanyuma bikaza kumutera gukora icyaha cyo gusambanya umugore wa Uriya. Ntibyarangira gutyo gusa, akora nanone icyaha cyo kwicisha Uriya. Mbega nyine context yabishizemo ni context y'amarari, ariko kugira ngo tubyumve neza, ntabwo aba babikira bahowe yuko bagize irari ry'umubiri ryo kurarikira gusambana cyangwa se gukora ibindi byaha biteye isoni nk'ibyo ngibyo. Ahubwo yavuze ati nubwo bwose habayeho kurarikira iby'ubusambanyi cyangwa se kurarikira iby'umubiri, ariko amarari arahari menshi. Abantu tugira amarari mu buryo butandukanye. Umuntu ashobora kurarikira ibyo gukora izo ngeso ziteye isoni, ariko umuntu ashobora kurarikira n'ibifatika. Umuntu akumva ararikiye kugira imodoka nk'iya runaka, umuntu akumva ararikiye kugira ibintu nk'ibya runaka. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bwoko bw'amarari. Hanyuma aya marari tuvuze atambutse afite isano n'ibintu tugiye kubona byatumye aba babikira bo muri diyoseze ya Ruhengeri muri paruwasi ya Gahunga birukanwa. Ngira ngo mbabwire yuko kugira ngo tukarifinge iki kintu, muri ntuze yabanje twavuze ukuntu ari ibintu bitamenyerewe, ari ibintu bidasanzwe. Mu by'ukuri impamvu byaje kugaragara nk'ibintu bidasanzwe nuko ibintu byose bikunda kubera muri Kiliziya Gatolika bikunda kuba ubwiru. Ntago ari ibintu bikunda kujya ahagaragara, ntago ari ibintu bikunda kujya ku karubanda. Nubwo bibaho cyangwa se byanabaye ko imiryango nk'iyi ngiyi yirukanwa muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu, ntago ari ibintu bikunze kumenyekana pe. Ntago ari ibintu bikunze kumenyekana. Rero kuba byamenyekanye bikaba abantu bakabimenya, Abanyarwanda bikabimenya, abantu bose bakabimenya, abayoboke ba Kiliziya Gatolika bakabimenya, ndetse n'abandi bayoboke bo mu yandi madini bakabimenya.
nyine urumva byatumye abantu bumva ari ikintu kidasanzwe, ariko mu by'ukuri koko mu matwi y'abantu abenshi bumva ko ari ikintu kidasanzwe kuko ntabwo ari ibintu bamenyereye kumva. Hanyuma impamvu ya mbere yatumye habaho kwirukanwa ni uko habayeho kutumvikana hagati y'ubuyobozi bwa diyoseze ndetse n'uwo muryango w'abihayimana wakoreraga muri paruwasi ya Gahunga. Ikintu nyamukuru kigaragara ko bapfuye ikintu cyitwa imitungo. Nongere mbivuge, bapfuye ikintu cya mbere cyitwa imitungo. Ni ukuvuga ngo uyu muryango wari umaze imyaka igera hafi muri 12, ntabwo ari imyaka myinshi ariko nanone ntabwo ari imyaka mikeya. Ni ukuvuga ngo bari bafite ikintu cyitwa imitungo, nyine barakoze nyine bafite imitungo aho ngaho mu Gahunga, muri paruwasi ya Gahunga. Hanyuma noneho imitungo bari bafite, noneho bakabona diyoseze yo ishaka kubakontorora cyane ngo ibinjirire, ngo hanyuma ibagenzurire kuri iyo mitungo. Hanyuma bo babibonye gutyo, babonye ko diyoseze ishaka kubinjirira, babonye ko diyoseze ishaka kwinjira mu buzima bwabo bwite, babonye ko diyoseze ishaka kugira ngo ibagenzure ku mitungo yabo, bo barabihakana, baravuga ngo oya, ntabwo twakemera ko diyoseze idukontorora ku mitungo yacu. Mbega mu yandi magambo, banze yuko diyoseze yakinjira mu mitungo yabo. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri cyabiteye, habaho ikintu cyitwa agasuzuguro. Uribaza uti ese habaho agasuzuguro gute? Kuba baranze yuko bakontororwa na diyoseze ku bijyanye n'imitungo, ese niho agasuzuguro kaba karaturutse? Ni ukuvuga ngo mu kwanga gukontororwa na diyoseze muri iyo mitungo, habayeho kuganira igihe kinini, habayeho gukansoringa, habayeho kumvikana, habayeho mbega ibintu byinshi bituma noneho bagirana umubano mwiza, ariko agasuzuguro gakomeza kuza. Katewe n'iki? Diyoseze yakundaga kubandikira amabaruwa, dore bimeze gutya, mwitware gutya, abantu b'Imana mwe, dore umuhamagaro wanyu n'uyu, mugenze gutya, mugire gutya. Hanyuma noneho ibyo ngibyo nyine bazajya bandikirwa amabaruwa bakayatesha agaciro. Aho ngaho niho diyoseze yaje kubonera yuko harimo n'ikintu cyitwa agasuzuguro. Hanyuma agasuzuguro, hari ikindi kintu cya gatatu cyabaye noneho, cyabaye imbarutso ya byose, ituma diyoseze ivuga ngo noneho aba bantu ntabwo tukibashaka muri diyoseze yacu ya Ruhengeri, aba bantu ntabwo tukibashaka muri paruwasi yacu ya Gahunga. Nuko babahaye umusasaridoti wo kubaba hafi, barangiza bakavuga ko ntawe bashaka. Mu yandi magambo, habayeho ikintu cyitwa kwigomeka. Ni ukuvuga ngo diyoseze iteguye umusasaridoti wo kuzajya abana nabo mu murimo bakora muri paruwasi ya Gahunga, hanyuma baravuga ngo uwo musasaridoti ntawe bashaka. Ibi ngibi nyine urumva nawe uri umuyobozi, ukabona abantu uyoboye ntibashaka kukumva, bashaka kwikorera ibyabo, nawe urumva hari ahantu byakuvana, nyine hari ukuntu byatuma ureyagitinga. So ibi bintu rero mbabwiye bigera muri bitatu, ndetse n'icya kane gihuriranye n'amabonekerwa yabaye, nubwo atariyo interaction, nubwo atariyo kabihuza, ariko ibi bintu nibyo byatumye habaho kwirukanwa kw'aba babikira bakoreraga muri paruwasi ya Gahunga. Hanyuma reka nizere yuko iki kintu tugikararifayinze neza, reka nizere ko iki kintu tugishizeho umucyo, reka nizere yuko ba bantu bibazaga ngo ese aba bantu bazize iki, nizere yuko basubijwe. Reka nizere yuko ba bantu bazaga muri komanteri batanga komanteri zitari nziza, nizere yuko noneho ibi bintu babashije kubyumva neza, kandi babashije gusobanukirwa ko ibi bintu byabaye. Ntabwo ari ibintu by'igihuha, ntabwo ari ibintu by'igipindi, ni ibintu byabaye, ariko nanone ntabwo ari ibintu byacitse. Kuba byarabaye, ntabwo twavuga ko ari ibintu byacitse, kuko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya. N'ibi ni ibihe birushya, abantu bikakaza, abantu bikunda, abantu bishira hejuru, abantu bagira gute, bagirana amahari, abantu bagirana inzika, abantu bangana, abantu bafite urwango, abantu mu bihe by'imperuka nuko bizaba bimeze. Gusa icyo nagenda mbabwiye ni kimwe,
muri ibi bihe turi gusohoramo by'imperuka. Dusabirane kuri Nyagasani. Dusabirane kuri Nyagasani kuko ibi bihe byangeraho bikansiga iheruheru, ibi bihe byakugeraho bikagusiga iheruheru, ntuzatahe ubwami bw'Imana. Ariko ndakwifuriza kuzataha ubwami bw'Imana. Ariko muri uko gutaha ubwami bw'Imana, mukunde Imana, mukunde gusenga, mukunde kwitandukanya n'icyaha ndetse n'ikibi cyose cyabatandukanya n'ubwiza bw'Imana. Hanyuma Imana ibanezeze mu nzira zacu, mu nzira zanyu munyuramo zose, kandi Imana ibahe guhirwa mu byo mukora byose, ariko kandi Imana ibarinde umutima winangiye mu izina rya Yesu. Amen.